gatuza nibyo twavugaga niba ushaka kugira ngo uhangane n'ikipe nka Zari Hilali zijya ku isoko Abadayina zivuye mu matsinda yego uzahangana nayo gute rero uzahangana nayo gute reba nk'uyu muzamu wa mbere wari Hilali ujye umubona uzi ko ikipe itsinda igitego nyine ukabona ko ni igitego gikwiye kuba gitsinzwe ariko ubundi nyine ntago wapfa kumutsinda nyine bira mupanga uko n'ubu batera mu izamu ufite ubwoba nyine ntago bikunda nizo foroma rero z'abazamu biragusaba ko guhenda APR ni muri projet yo kubaka ariko ntituyoborwe n'uyu mwanza kuko je nuriya wa mbere nabonye Suruwane n'umuzamu mwiza kuri highlights twabonye mwanza murusha uko mibonye uburyo kuri match ya Cote d'Ivoire twabonye ya Pamura we tureba nk'uyu ngo yahuye na Bamesi nyine bose barapropozwa igisigaye no kuhitamo amafaranga ariko ngewe icyo nemera icyo tubwira bataranzura banze bagerageze byamwanza mutangazaje hari icyo nemera ngewe reka tujye kuri profile ya equipe ya APR kuzamu mubora Faustin turebe n'umupira uyu munsi umupira hugeze umupira hugeze uyu munsi ni umupira ugomba kubakirwa uturutse ku muzamu mu buryo bwo gukina ni gute dusohora umupira none tunarebe nibyo twahoze tugarukaho kuri karite zigize umuzamu indeshyo ye gabari uburyo bw'imikinire gukinisha amaguru kugira gute ariko tunarebe ese muri projet z'ikipe ya APR niba ishaka guhangana n'izo ekipe zikomeye kugira ngo nayo igere mu matsinda itangire kuba ikipe nyine ya Club Giant nkuko bikwiriye nkuko babivuga nuko ikwiriye kwipima nayo igashyiramo agatuza niba ari umukinnyi uhenze aba ari umuzamu aba ari umwataka aba ari umudefenseur ikeneye kujya ku isoko igahangana n'izo ekipe igashora amafaranga kuko irayafite naho niba ari ugukangwa no kuvuga ngo reka tuzane kuko ari we wenda byoroshye mu buryo bw'amafaranga n'ubundi zagoma style iri munsi ya zazindi zikomeye mutangazaje Zandani ko zivuga ko uyu bamaze kumvikana niwe wamubwiye ngo niwe uri mu biganiro bya mbere Mwanza nyine bombi barakompara baracyari imbere ariko abatoza bo bameze nk'aho bamaze kwemera nyine bombi barabemeye ariko barabati mujye mu biganiro ariko buriya kuri compare batanze go ahead comparaison bigaragara ko Mwanza yahenda Mwanza none n'abantu bamuzi hari umutara mundo nyerekeye ubazambe inshuti yanyu twakoranye ahantu Rusizi yari umunyamakuru wibereye mu bindi arambwira ati I doubt ko Mwanza yazi Kigali n'ikibazo cy'amatsinda kuko ngo hari ama offer mu barabahari yo muri amakipe y'abarabu cyane cyane zino bakinye urumva batsinze yavuze kunebera ikipe y'abarabu ngo batsinze Berkane yes irambika offer ku meza irahari no muzamukomeye mwene we nindi refu wese no isuko muri mucyubona 97 tayo kwanza irarenze ikindi cya kabiri ni umwe mu ba penalty stopper beza muri Kosafa gukina penalty nibyo bya mbere ngo ni umwe mu bantu bazi gufata penalty muri Kosafa ikindi ni umugaridiye urumva apari mubiri na tayi niyo tara ufite niyo karite ngo ya leadership azi gukina yando Kigali una abanosuje video ya APR na Paulo na Musa oya rwose muri misemo muri la image yura muzamu wari hira wa mbere nyine wa gisore so APR angari kubikoza umuti ariko biragoye ariko nuriyangira nemera ko ari upgrade ku nawe ni muzima ni upgrade ku APR ifite kabisa uvuga ngo byibuze ifite umugabo mwizamu ifite umugabo mwizamu rwose ariko yitwa mwene aranyemeje Mwanza naga mwene Kennedy urumva ni mwene wabo kuko niwe muzamu burya zifata nk'ibihe byose mu ikipe y'Igihugu ya Zambia kuri cyaje cya Bakaraba ndetse n'aba Imtaramo wari sergeant n'indi harya nyuma waje kongererwa rank Muza Katongo Chris Katongo twaba Rainsford Kalaba yes nibyo rero ubwo abandi tuzabagarukaho ni general koko mundanditse mutangaza APR icyo nibaza kwisoko mbona yaje hakiri kare bimeze bite nese turi nakubwiye ko bafite ukwezi kumwe nandi registration zo gutangira kwandikisha abakinnyi mu kwezi kwa gatandatu muri kafu kuko kwezi kwa 8 bazaba soko zayanga tutaratangira kuzumva ku isoko zirice kira champions zimishije journée zingahe basigaje journée enye neza pe zisigaje journée zingahe sevye iri gusoza champion yarangiye hano yarangiye nivango nazo nukwendeza zatangira gutangaza cyane ariko APR ifite Football Club mu rwego rwo kwitegura
sibyo wowe nyine na sekafu APR izakiramo tariki 19 gahunda ufite kuri schedule APR ishobora kugera nka tariki 15 z'ukwa gatandatu yashoje kugura shozanga yashoje kugura usibye ko nge ni nabyo tuye tuvuga ni n'amakosa kubera iki se ubundi barindira umunsi wa nyuma tariki 10 niba bagakwiriye niba Claude arababwiye ngo nyuma y'Amavubi nzaba tuganire ubundi akenshi ibyo bikorwa n'umuntu ubifite mu nshinga uwo ushaka kugura ntabwo ari ibintu bitungurana transfer ku munota wa nyuma ngo ukunde umugure ubu se Manchester ntabwo yagiye tangiye iri ku isoko nahoze mbona buri indege bajya kuganira na Ederson mu ikipe ya Atalanta kubera iki nyine barabizi ko barashaka umediateur wa profil imeze gutya kandi ntabwo bamutekereje uyu munsi bafashe icyo cyo kumutekereza ntabwo uvuga ngo nzarambagiza urambagiza bari mu gukina na APR rero niyo mpamvu yaguye ngo ibyo ndabyemera na APR nayo nimbi irabizi ko ifite ikibazo cy'umuzamu igihe kinini sibyo byaba ari nikosa rikomeye batarakurikiye bamenye ngo nuwe muzamu uri affordable ku kigero cya APR twifuza waza gukina mu kipe yitwa APR ngiye nta nubwo mbibona nk'aho ari kare eme ahubwo ni ikintu cyagakwiriye kwigwa kikaba nk'umuco kuko n'ahandi niko bigenda mudufasha urugero rwiza kuri Manchester United niba ubizi neza ko umaze sezo yose urabizi ko aho ufite ibihanga Deco ari mu Bwongereza arebo bita Anthony Gordon na Newcastle yes no ngo Pedro barabahakanye ufite aho uzi ko hari ibihanga ukeneye kongeramo imbaraga kugira ngo ikipe yawe ibe stable kuri uwo mwanya niba ari kuri kabiri niba ari kuri gatandatu niba ari ku 10 urabizi ko uwo mwanya uzongeramo abantu ntabwo ari ikintu gikwiriye kuba kiri bugutungure ngo gikorwe ku isegonda rya nyuma biba byiza rero iyo bigenze gute ufite team ishinzwe icyo kintu iyo sezo bakaba bicaye batekereza ngo niba ari umwiza wo mu Rwanda ninde bagenda banota bakazicara kavuga ngo ni gutya niba ari hanze y'u Rwanda ni gutya intwaro bimeze biti ariko icyo ndavuga nicyo afete ari n'abatwibukije match ntago nayirebye ngo yavanyemo na penalty yawe atari umutara yayikuye muri match yanuze match yawe ariko kandi nishaka nimwe shaka na neza kuri penalty ikintu cyitwa peno ngarazarura abantu bari Zambia rwose benshi barakoze cyane ndabona batwandikira batubwira ko ari umwe mu bazamu meza rwose APR akaje so uzaza wari wese byari kuba byiza ari uyu nguyu Willard niwe wakagombye niwe ngewe Willard Mwanza ku rugero numva nifuza APR nivo nyine numva yakagombye kubiri yaba ari sawa uyu nguyu wakamuguze kuko nubundi ayo makipe uvuga use nka APR nishobora gutumbura Berkane n'urugero nuvuga ngo nimba ushaka gukina iyo standard ayo matsinda kuri urwo makipe nawe ugura kuri iyo nivo nicyo navugaga nose ni ari abakinnyi bakomeye bagiye muri pyramide kiza kwe uzi ikintu pyramide yabwiraga se ni amafaranga na projet sibyo se kugira ngo ikipe ikomere habanze projet ni approach ahubwo icyo nicyo kibazo abatana mabo bakora izo deal wenda tuvuge nimba ari nk'umuntu wenda w'umuyobozi wakoze nk'iyo deal cyangwa ari nka taramushinzwe kugira inama APR muri transfer ari ubirimo afite ikintu yajya nagatera ku meza imbere y'umwanza nkamwanza APR ifite projet imeze itya niko mutangaza oya urumva niba baravuze ko bazamuye amafaranga no gushaka nivo y'abakinyi beza oya amafaranga burara abakinyi bakomeye nta gihagije amafaranga nta gihagije ahubwo ati ngi niba nta amafaranga ni yahagije reka da none se projet ya pyramide yari iki kindi kitari ugushyiramo amafaranga oya ndi kuvuga bakwereka ko niba uri umunyamisiri baraguha amafaranga rutayo Zamalek yaguhaga na Arahiri umunyamisiri yifuza gukina pyramide ikwereka ngo ngiye guha amafaranga ngana gutya wenda uri uyu Mustafa ariko ndanazana chipi sibyo mugiye kwahurira muri abakinyi batanu bakomeye bari buze guterura iyi pyramide kubyo twahanga ariko ururimi rw'abakinyi kumana amafaranga oya ni projet no se ari cyo ngicyo Bruno baragiye muri Saudi Arabia kuko amafaranga bamagari muri Afrika none se ubufite toto eme y'amashungaya ako na gasevu kamwe muhaye yakoze namuhaye na video yindi ubwo naye nabonye ari nini cyane nagiye nkatamo utwo uramubona aho ngaho yapanguraga umupira wa Kiwanuka nataye ni hata ariko mujene twe Kiwanuka bagenda basi boda mwana urumva twavugaga ururimi agafaranga niko kambere bindi bya agafaranga kare influencer ariko muri ziki ko ntibambwira none se ubambwa ngo Fei Toto yagiye muri Azamu ajyanywe na projet cyangwa yajyanywe n'amafaranga ariko iyo projet bayarubatswe mbere yuko wazi zo Yanga zari projet yihise Vamwire Faustin none se Yanga uravuga na projet Faustin na amafaranga Faustin reka nkwereke uziko buriya nka APR biramutse bikunza nabyo nifuza ikagera nko mu matsinda ya Champions League byibuze inshuro imwe
uzi ko noneho umwaka utanu ku isoko abakinnyi ahubwo wajya uhamagara bakahita bitaba vuba kuko ipa Dynamos nyina kuba ati ngiye biranye exposer atanze ko bakina amatsinda cyane ikipe y'igihugu ya Zambia ama equipe menshi aramuzi sibyo mutangaza ni apere kubimutekereza nahi mubona nagimubona muri champion ubundi yamutekereje ko yamubonye nyine muri Power Dynamos muri Champions League mubona mu ikipe y'igihugu ni profile umuntu wese umuhereza urambika ku meza mugatangira mukaganira kwanza ikipe ubu ngubu ikipe itameze neza mu izamu sikomeye tuzuwe na dutange nk'urugero uyu nguyu ni umuzamu uri kuri karibre yuko yagurwa n'ikipe erega ikindi kandi umuzamu mwiza burya agumisha ikipe muri course kuko bagiye tubibona ko ikipe ishobora fata nk'urugero rebera nk'umunyezamu wa Nigeria ushaka gufata National amace ya Pele kinyina Pyramide ani Nyamirambo ubonye umugaridi wenyine ni wagumishije ikipe muri hariya Pyramide niho yatsindiye ikipe ya Pele ni naho ubwira abantu bo muri Pele bati umunyezamu wabonye icyo akora nyezamu ufashe ikipe nago ufata abanyezamu baperi bapangura imipira ingahe yose yageze mu zamu erega uyu mugabo tuvuga nuhagaza igitego kinyura kikitwa kutsinzwe match no iyo afite umuntu uri sera igitego kinyura ngo gufite igihugu ucunga umutekano ariko se inkiko z'igihugu nyine zikaba ziri aho ngazipfundikanye umupaka niko Faustin mu gihugu hakaba hararemeremo indara ariko ku mupaka hakaba hava ugomba kurinda cyane kujya ku mupaka n'urucabana mwizamu rero niho habera icyo kintu cyitwa igitego niho bagikorera iyo ufite umuntu ahagaze uri sera umeze neza buriya nizo projet zose tuvuga za amakipe akomeye ku isi barakubwira ngo ikipe Liverpool yashatse Champions League ikina finale biranga kubera witwa Karius bagura umuzamu Alisson Becker barayitwara Karius zikaje undi nabonye yigaragaje yazamuye Schalke na instrument imugenderaho cyane ntabwo uyu munsi ikipe nka Arsenal bago gutwara igikombe cya championnat dukeneyemo umuzamu muri projet yacu umuzamu nere mikome zino ikipe yose ikomeye nka Paris Saint-Germain byasabye witwa Donnarumma ko batwara Champions League yabo yambe ntabwo biko match yabo na Liverpool nongo umuzamu ni ikintu gikomeye Argentine igikombe cy'isi baririmba Messi ariko Dibu witwa Martinez yabaye umuzamu ukomeye umuzamu nere misige ikomeye ahantu hose amplis ufite umuntu w'umugabo nk'uko nguko ubwo rero nuko kuri APR rwose izindi transfer reka tuzazivuga ikindi gihe hanyuma rero APR yamaze gutangaza ariko se ari arakandi kano n'umutangaza mbere ko tuva kuri APR ubwo ntitwakabikira ikindi gihe umuzamu ntiyabahagije reka twe kuyamaramo urumva tuzavuga transfer nyinshi ejo twavuze umwataka twanavuze umwe uyu munsi tuvuze babiri abanyezamu bakomparaga umwe ariko se waduhaye update yaho bigeze nyine ufite amahirwe cyane wa Mozambique nani Sirwane ibiganiro bigeza heza nyine niwo bigeza heza fana baperi mwe mwitoza izina kuri prononce neza agent byoroshye kurusha ufite contract arasoje amasezerano nana Roberto Sirwane ariko bitavuze ko Warrior nawe yemeye offer ya APR ishobora guhindura ibitekerezo kagura contract kuko ariko uri uko wamutubwiye wibonewe nuri akibamba watubwiye biragoye ko byahinduka yaje kabisa yaje muri APR rero ejo dushaka kuganira ku mudefenseur cyangwa ku wa mbere ntacyo bitwaye rwose abantu bategeye muri Axe Central kindi kipe y'igihugu hamagarwa currently kipe y'igihugu Periko yakaniye icyo mvuga mbonye graphique yariyo niko poste witwa bede ngo kwirira akantu kagacira mu biryo turaje tujyeho niyo duhera twinjira kuri Rayon Sport bafashe ikinywaji cyabo bakimanura mu marangi ahubwo kuri APR mwabonye ko yatangaje abakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu tutarayibona kipe y'igihugu itarahamagarwa APR yatangaje baba bahaye ama invitation mbere kuko bazanyira tariki 31 APR dushyirireho iyo graphique match APR isebura igikombe nubwo Rwanda Premier League nabwo nabonye bitarimo kuvugwaho neza na APR Rwanda Premier League yemu itariki zitangaho ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza muri saison byarimutse batazaba hari bari zaba rero abakinnyi benshi bazaba bari muri vacances ba APR oya bakonsidere abazaba bari mu makipe y'ibihugu basanga bitakunda bahitamo kubipostponinga ariko none abanyamahanga bakina muri champion y'u Rwanda benshi bazaba batashye
ubwo bazacyohereza ku ndege nyine nta fundi bazabisanga muri club bagarutse cyangwa gusa soje amasezerano soje nk'amasezerano nka Yusufa usanga soje amasezerano Rayon Sports azamwongerera azakibona kandi ni mu defenseur witwaye neza ari mu defenseur aperi bakimwoherereza ariko icyo nta kibazo aperi yagaragaje abakinnyi bahamagawe barimo Adolphe Muzamu barimo Claude Niyomugabo barimo Nigena Clement barimo Ruboneka Kagege ndetse na Yunusu babivuze ko bitanatinze rwose umutoza w'ikipe y'igihugu Constantine ari buze kuba tugezaho amazina y'abandi bahamagawe ni batandatu bahamagawe muri aperi batandatu rwose kaba bose nta wagikandagiye Kagege niwe uzakijyamo Claude na Kagege nazamangwe ndacyakina Simangwende ntago ari gutera arakina muri championnat ku mutozo se yasanze kirya gihe umutoza yamusabaga kuzamura urwego ko nibwo yarakiva mu mvune niba ari kubona umwanya uhagije wo gukina muri club ashaka kugaruka byaterwa nuko yakinye muri club ariko na Claude ni sawa Claude na Kagege uboneka bashobora kuzatema ntibisanzwe ariko bushize yari yamwirukanye ariko umuntu hano bose witonde Yunus unazavamo hagazavamo Clement no gutaha hari Clement yitonde match yanyuma ashobora kuvunika ariko se nawe bikabera nk'ibyabereye Rubavu hari Ange Mutsinzi hakaba Thierry na Kavita umukinnyi ukina muri polisi wabwiye Yunus wese ngo ko bari bakwirukanye ngo mubone ugarutse no kwa kundi bababwira ngo lokali basezere tibye bari byo uracyari umwana ebana bagiye kubona mu defenseur ahise agunuka agiye kubona amaze niyo kuvuga iyo terime yamubwiye naga yo kuvuga kuri radio abari motel ariko uvunye ndetse kugarutse kera kabaye barafinda arasigaye ntabwo ari yavuze ariko nibyo witwa Constantine barafinda ariko ni bose barafinda arasigaye Amavubi abantu bagomba kuba yaharese nese kuba barafinda yarakinaga barayasuzuguraga agomba wenda icyo umutoza agendeyeho umuntu harimo abakinnyi bara batatu bavukana performance egute se muri batatu bavukana hari uwo mu kuganira aperi ntabwo nyine turacyavuga transfer tuzabigarukaho aperi yasumwe so wa from udakina so undi wa oya uzabimenye umwe bita slide ubuse wabimwifuriza no asogeye kudukanga ngo bamanuye Leroy Jacques Mikels winga machachari bamanuye Ruteza mu top scorer wa Azerbaijan oye nabwiye ngo urangiye ave mutangazaje ave gura abakinnyi nkabo mukabaseka bakapeti base muri equipe nationale biri yabyuma byo mu national team rwose ntago ari bagome hariye bakinnyi baje kane inyarugiye ura slide niba ari slide mugano ndakina we nazi amanuye ikipe nabonye ari umuhanzi se ntashaka kuza se hana gakina kanakina ikipe y'igihugu yazo ko Kagege akina oya nuzikuna muri equipe nationale oya mubaci tuzababwira muri za manga tuzababwiramo none wa gatatu nyine niba gatatu we nakubwiye ngo mubaci tuzababwira uriya ni uguherekeza abavukanye uriya nta kirimo slide ntabwo ari umuswa mwebwe urangimenesha amabanga turacyavuga kumira bitanga ahubwo cira biraruka cyetse niba ari Leroy Jacques urakina na Mutsinzanje cyangwa ukazana cya Ruteza mu Joy Lance ntabwo mvuga ariko nzakubwira sawa twagiye kuri Rayon twagiye kumubwo na championnat yose muri rusange ariko duhere kuri ako graphique me yaravuze Rayon Sport rimira chokoza urucaca ni graphique ebyiri Rayon Sport yakoze kuri uyu munsi ndacokozanya babanje iya mbere bavuga ko ngo ni umunsi wa mariage ngo umugeni mukuru ngo azaba ngo yabonetse urumva baryamye bashyizeho witwa Kwizera Olivier bashyiraho na Rivaldo wakiniye Rayon Sport General uyu munsi umamagare tuvugane mugire ute mugire inama Sanzaro
general abakwegereye bose bakubwira umamagare ikipe nawe yarayihunze ubu witwa David yamushyize ku ruhande yemera abantu amatike n'isohoka sohoka subwire se none se nidasohoka n'isohoka yagakwiriye kuba yarabikoze mbere ahubwo agafasha ekipe kugira ngo uyu munsi niba iri gusurviving ishaka general wowe uze kugira inama ariko igihe byarabikoze yo credit yarayikwiye general yafashe Kiyovu umwaka ushize yabayovu bayimugomba kugeza igihe cyane general ashobora gutangaza iriya Kiyovu witwa Bob wo muri Gicumbi yarayikundaga cyane Kiyovu ya general ya general ntabwo ari bagari Rayon Sport yakunda hano se yabagari yo kuri match no mu ntara niba twaraga igikapu cy'amafaranga ariko Bob naho akaba sohoze cyane nta kipe iri buve Gicumbi yaranangarizaga twareba nyereyo yo kwiba mukura sereza ubusa ni pointe noire ubundi stade ikipe ikoreshaho igitego cya Mukura banze Mukuru zikana inshuro ya kabiri yibiwe hari igice oya noneho ngo president wa niyo kipe yibwe tereke kwibwa niyo kipe ireze inshuro nyinshi muri uyu mwaka w'imikino Olivier inshuro ya gatanu rero graphique butera duterekereho iyo graphique icokozanya y'ikipe ya Rayon Sport icokoza iriya funguro se ya Bedera ari gufungura ni irihe buriya mwe mwandebeye agacera arimo agakajanga n'agasombe karimo icyo mbaza akantu k'agakontwari gakorera ako kantu ko hasi cyangwa wegeze hejuru ayo nakawunga n'isombe icyatsi n'umweru n'ubugari n'isombe kandi ikiyo babango n'isombe inyuma bagiye kontwari ya Skol arya muri ayo se mu marangi habamo akabari akabona basumva bakabona n'agacupa mbanza ushaka kunyweramo akaza muri za Jeannick akicara kwaje ariko ngo icyayi na Dora Buyo ngo barimo kwaje igikoma kirarura abantu b'abagabo Rayon Sport yafashe Abedi wakiniye Kiyovu ari umunsi imwicaza mu irangi muri stade umugabo arahamwe atere numva ntari guhumeka neza ngo arakara njya nko mu biryogo nese igashiramo akavuga byoroshye ngo bakita itende itende ni iki tende abantu be bari mu gisibo niko bifashisha gafashe iki ni icyayi se oya ni nk'igikoma mba n'igikoma okay akantu mu bara banywa cyane itende nigeze kukamamazaho kakaba kagenda cyane wagafashe si ngombwa kujya kwa muzehe Claver urumva iyo uri mu gihe yagiye cy'igisibo kagufasha nyine mu nda nkuko wanywa amazi okay aha ni Rayon Sport rero ubwo ejo ku munsi w'ejo yakinaga na Bugesera ubwo mbere yuko uri buze gukina na Kiyovu graphique yakoze neza cyane umuyovu wabona skoro mu biryogo ngiye niyo ntuza save the date ise nire bakoze mariage na uri wedding mani wedding kabisa nane medi barimo barakucokoza match no gusakuza ndi nta kivuga aravuga yes reka tujye kuri shampiyona rero ku munsi w'ejo yari yakomeje Rayon Sport yari yakinnye n'ikipe ya Bugesera ariko mbere yaho gato tubanze dukure mu nzira witwa Bekeni rwose Bekeni yavuze ati ibyo bintu mwita match yanjye ko ari urwenya yidushyirireho gakwandi wari unayiriho ikipe ya Etincelle yanyagiye yivuye inyuma Gorira ibitego bitandatu ni cy'abantu bose bibazaga ibitego bitandatu ku mukino mu mwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro abenshi baribazaga ngo noneho Etincelle iraza kumanuka bitewe nuko yari iri habi kandi isabwa rwose kubona amanota 3 kugira ngo irebe ko yakwizera byibura gukomeza kugira icyizere cyo kuguma mu cyiciro cya mbere byari bikomeje kugenda binavugwa hanze abantu batandukanye bagenda bagaruka kuri izo resultats zabonetse bati ni ibiganiro ati kiribuze kubaho n'ikinamico abantu bari buze kujya kwirebera bitewe nuko bavugaga izo resultats zibonetse z'ibitego bitandatu bakibaza ngo ese Etincelle ntiyarekuriye Gorira ku mwanya wa gatatu nayo ikazayorohereza ku mwanya ku mukino w'umunsi wa 33 mbere yuko ujya muri detail nyinshi hano nabisesenguye na Faustin ndi kumwe na mubwira ngo iyo karandiriye nta kifavoriza amakipe amanuka yakaba yakina parallel agakinira isahimwe bigatuma none si ibyo biganiro byahagarara bibeho ariko utazi resultats z'abandi sibyo
kuvuga ko uwayisiga imanutse sibyo byashinja Ferwafa cyangwa Rwanda Premier League ko yigambaniye sibyo niyo yigambaniye itarabashije kurwana n'ubuzima bwayo mbere kabiri Etincelle ikinyanyuma izire zitazayisiga urumva ikinyanyuma izire zitazamuhanga imyiteguro aho ngaho iyo kuba kabiri kuba ngo ndamutse niteguye nakinyanyuma nkanye ngatakaza urumva none se cyo maza kandi byatangiye nubwo AS Kigali yirangayeho mutangaza iyo bayiha uzi ko icyo kintu cyatangiye cyaje kuza ngo AS Kigali ngo barashaka kwimanura bande ayisi y'abagore bose yamanuwe nande nyine bivuga mu mupira ayisi y'abagore niko byavuzwe ndabizi baba ngo APR ngirashaka kumanura ayisi Kigali ese ari kuvugwa APR ndi APR bashinja none kugira ngo mbaye bwa AS Kigali ikintu kiri buze kwimanura ku buryo ngo Musanze ngo yahawe motivation tureke motivation sinde AS Kigali Musanze yonyine ngo Bugesera ngo yawe ngo yarahindo kari ngo kwera APR y'amafaranga muri sport ngo numvise ngo bazirango nuko ngo hatatanzwe igikombe abagaciro mutangazaje reka mubwire Faustin sport sinde Bugesera bavuze ngo Musanze Fabrice nyine zirazira Fabrice oya Musanze kiri buze gutuma imanura AS Kigali kandi babwira ntabwo ari cyo ngicyo ntabwo ari icyo Bugesera bazi match Bugesera arangiye ejo nanze kubivugaho bashinjaga ko Bugesera agero kari ngo arapere yaye amafaranga ngo igero kari ngo itsinde Rayon Sport ibura umwanya wa kabiri Rayon Sport mugoroba yakoze ubushobozi bwayo itsindira Bugesera ntiyitsinze yayitsinze inayirusha nayisigari ngo kubera shema ngo yatanze igikombe nyine cy'umupira ngato bivugwa ngo igikombe kitemewe ngo APR yamaze gutangaza ko ngo ayisigari ko mo kumanuka reka ngusubize reka nyamwibwire none ikintu kiriho utarunazi ntabwo biri buze kugera aho ngaho umutoza Ruremesha ari muri Muhazi umukino wa nyuma yakinnye na AS Kigali igice cya mbere kirangira n'ubusa ku busa bagera muri vestiaire Ruremesha aragenda arababwira ngo bana ba mama ko ntacyo muri guharanira mwaretse kunkura umugati ku munwa mukama ino match baranabimubeshya yanababwiye ngo njyewe ubwanjye ndakoresha imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye sibyo ariko mureke kumanura bamutize igitego kimwe ku busa iyo nzika arayifite arabamanurira i Musanze oya barakiri Kigali niba ari Kigali bari Musanze ariko arabamanura ni match nyine arabamanura yazanye Vrivare niyo munakubwiraga ibintu byo kudakora match za parallel wabyemera ko bishoboka byo kuvuga ngo AS Kigali ngo kuko ngo tatatanzwe igikombe cyangwa ni ingufu zayo abantu nyine bibizana mu umupira wacu nyine uraza ugakare ikintu kagiterekaho rimwe na rimwe nyine abantu bakacyakira uko cyase bakagitwara gutyo urumva kubera iki kintu cyo kuvuga ngo APR ngo yararakaye ngo Shema Fabrice ngo nejo ni ku gikombe cy'amarongo hanze no kuza gutanga igikombe ariko yari Burayi ngo ariko bipanga akaba hari ngo yari muri Espagne ngo ariko ari kumwe na champion z'abadahari muri Atletico ariko ngari no mu matu w'Iburayi ariko ngiye siko mbitekereza nekereza ko nimba uri ikipe hatano kutamanuka itegura adversaire a consequence nuko Rayon Sport yateguye Musanze ntago izaza ngo ikinisha abakinnyi 12 sibyo byaba bivuze ngo nubundi ukwiye kumanuka nimba Musanze ariko emetu nemere ko izo kinamico zibaho mu mupira wacu zirahari ariko impamvu nazemerije ijana ni ingi Faustin bayi motive urajya ngo Etincelle utsinzwe ibitego bitandatu urajutsinze ibyo bintu umva ubakanyere scenario irire ngo wenda ngo motive Paris Saint-Germain kuzatsinda kuri finale Champions League na Bonimos yanganje na Man City itajya kurira ngo ngo Man City ngo yatanze match kuri Aston Villa ngo gukora Aston Villa kugira ngo bana ufite azakina Champions League ibyo bintu rimwe na rimwe ngewe ari gihe nemera ko ariko yeme n'icyo kintu cyo kumutiva gikwiye gucika ikipe se yafashe indi nuko ari ibivu motivation biguriye abakinnyi motivation nagari fixing biguriye abakinnyi bikurikirana neza amategeko ikimba baza gufata champion kayindira izina ngise Prori Faustin mu mupira w'amaguru ikiba kigamijwe ni ugushaka football ikinwe none se a 100% eme ikipe wahaye prime ejo nuhura nayo bizagenda ushaka information neza ikipe kuvuga ngo ari motivation yo gutsinda match ni ikintu kibujijwe ni ugutanga amafaranga yo gutuma abantu bitsindisha kuko gutanga motivation ngo abantu batsinze wenda naho nzi ibikorwa officiellement ariko ubundi ntabwo byinshi umupira Real Valladolid ntabwo byinshi umupira Valladolid ya Ronaldo yagiye gukina Barca
Real ishyiraho prime yayibwira ngo nimutsinde Barca Faustin tubahe prime Faustin ibyo biba abantu bavuze ngo prize money turezamura igihembo runaka cyo gutwara champion icyo bakizeho ni motivation abantu bagomba kurwanira nimba Musanze ari ikipe kubise motivation iraza ari Musanze ijana kwizana we Kigali nimba utabasha gutsinda Musanze ni motive uyitsindishe niba utsindwa na Rutsiro imanuka yimotive voilà Rutsiro twe twabonye ko yagezeyo twe yari yagomba kumanura ariko mu by'ukuri birangira ikipe ya Rutsiro yitsinda ikipe twa Kigali kandi zose zihanganye ziri kurwana n'ubuzima irayitsindiye ayi Kigali ifite abo bakinnyi byitwa ko bagacishije ari byo mvuga nyine bigenda bitewe badashobora kubahanduringa muri situation oya nabaje abantu kwanza ayi Kigali y'abagore match ryari turebere Faustin kwa gatandatu nibwo zizakinira rimwe uretse gushaka amagambo ayi Kigali y'abagore hape niwe manuye ayi Kigali ntabwo bigeze bita ku kipe zabo ibyo ni na speculation kubera ko urumva nta kintu kiri officiel wavuga ngo kirahari ngo nka APR ngo ya motive Musanze ngo ayi Kigali bashaka nibiba bivugwa ni nkuko n'amagaju ubushize agiye kumanuka bavugaga bati hari akagambane ko kumanura amagaju ariko nako bikavugwa yuko byatuze ku mukino wabanje nicanga amakarita yayo neza irebe ifunge details zayo match nikisabwa nta kindi ariko no nakantu gakwanda vuze kandi urumva gakwanda kanavuze kandi niyo ruremesha mwa yarabangiye ruremesha arabasabye arababwira ngo nibwo yarakoze CV kumanura ikipe nitwe tuzi ko ruremesha ari muri equipe ikintu kidashoboka ari ukumanura icyo kwamburwa n'ibicirose ariko rumesha kihangana kabo icyo kintu rero nawe aragifite yarakibitsa gishyira ahantu agize amahirwe yo guhura nabo yego umupira ni politiki barahuye arababwira ngo ko mwebwe ntaho muzajya ntacyo muri kurwanira byaramuvuyemo kera cyangwa usanga wenda ari inshuti ya Shabani ari inshuti yabo muri Kigali yamagaye meya w'umugenzi cyane keretse ari ibyo wenda byo hejuru ariko kubigendanye n'ikibuga Samu kubitira agatelefone gahunde iyo mwakambwe akwiye kubimutiva ni muhanga akwiye kubitanga motivation kuri Musanze ba meyazi bakavuga ati mwuka byaramwe mwarebye uko mubigenza icyo gikipe mu gihagarike kuko n'iki Kigali ikipe yasigaye n'undi yayimanura Marine yatsinze nuza yatsinze mu baranganya amanota Muhanga yatsinze ahubwo tujyana kuri edit kwa nuza se ntago twasoje kwa Etenseri rwari urwenye kwa Etenseri ku munsi w'ejo iyiza kuba ariko yakinnye sezo yose ibiri kurwanira igikombe cya shampiyona Gorilla ko yakinnye ku munsi w'ejo ibiri kurwana no kutamanuka yego Gorilla ngo ntabwo yari ifite abakinnyi benshi umwanya wa gatatu watwaye amafaranga ngana no kuvuga ngo ku munsi w'ejo twabonye Kirasa yakoze impinduka azana abakinnyi bo muri junior benshi akora impinduka aho Tansera ari gukina kuri gatandatu asanzwe ari umukinnyi usatira Bakarifa ntabari bahari Frank yibereye mu ikipe y'igihugu Burundi ni ibintu Kirasa mugire Roger yari ari suspended yego yari afite n'imvune nk'ebyiri gatandatu ngo mubabaza gato turebe Gorilla yakinnye ku munsi w'ejo nta gisa nayo niwe wa mbere Serge Nduwimana ubona ubwo Frank yambara karindwi ariko 20 ntago ari Frank yagiye mu kipe y'igihugu Frank yambaye nitwe Nduwimana se ndi kumana cyane ari mu Burundi Frank ejo yakinnye bakina na Maroc babatera 5 hanyuma bari umuba uwitwa Ndikumana Rutonesha Esbon niwe wambaye Chancellor wamutaramu izo gukora test hakurya yashizemo yaraje ku munsi w'ejo yararimo Mosengo Tansere witwa Karenzo mwese gatandatu nuza yari yagiye Rutonesha nagora bakinaga ari nk'abakaseri babiri ariko hanyuma witwa Ntwari witwa Kevin ndetse n'utwa Omar Musa captain Ntwari se wa wundi wakinnye muri APR ubwo witwa Badidi ntago barimo wamutara mukina muri Access Central ukina na Ntuza na Omar hari yitwa Gandera Ntwari wakinnye muri APR na Kigali na polisi witwa Evode suwezo Evode kare hanyuma muri Gorilla baracyakina igice cya mbere ikipe yitwa igice cya mbere ikintu wamenya nuko Etenseri yakinaga n'umuzamu yacenze ikipe yitwa Gorilla agenda irabura igakinira mu rubuga rwayo umuzamu agenda akora amasave
ikipe ya Etincelle yakwiye kwarara n'ibitego byabaye ibanga biki rya Beke ni shane muri izi shane niyo wavuga ngo iki abashizemo akaboko ke bwa nuko ejo mutazi kumubaza buri ari guhita kugwira ibanga rye ariko ejo bamubajije ibanga aravuga ati ni imyitozo. uyu ntwari wavugaga bamwita ni ntwari mu Junior. Hajirone Muhajirone Muhajirone. ni umwana uri muri junior ndi muhajiri mushya muhajirone intwari ko yitwa yambara gatandatu Vode muri ntabwo ubona gorira muri liste eka vode uraniya ubwo uretse se aracyakina vode ntawe urimo ntabwo ari